uyu mugoroba itorero Indemezo ryabateguriye umukino witwa Urwanira twinshi ukabura na duke, wanditswe na Ineza Leontine. Umuntu wavuze ngo isura isakuma byinshi igasohoza bike ntabwo yabeshye, kandi nta cyiza kiboneka ku iherezo ry'ikinyoma, dore ko kinahabwa intebe rimwe. Ntabatindiye nimukurikira umukino. Ariko Stephanie, umunsi wose buriwe hehe koko? Ariko mama, nakubwiye ko uyu munsi nagombaga kujyana na teta gusura shangazi. Umva mbese, kandi icyo nicyo mpfa nawe. Ibintu byo kumbeshya nibyo mpfa nawe. Ariko mama, nukuri ntabwo ari kukubeshya pe, niyo twari twagiye. Ariko Fani mukobwa wanjye koko, kubizi kutajya usaba uruhushya ngo ndukwime. Ni kuki wumva wahora umbeshya mukobwa wanjye? Ntabwo ari kukubeshya mama. Dore ejo bundi wagize utya umbeshya ko wiriwe kwa bateta, naho wigiye mu butembere n'abandi basore. None rongera usubiriye koko Fani, urongeye mukobwa wanjye. Ariko mama, kuki wumva ko buri gihe ubumva ndimo kukubeshya koko? Ukumva ko mbanagiye mu basore kandi buri no kumbeshyira batariho nagiye. Ariko hari ubanza ubona ncaje ukagira ngo amaso yanjye ntabwo abona ibyo muba murimo byose. Buri kanya telefone irasona, nyuma nkajya kumva nkumva witabye umuhungu. Buri munota telefone yawe ihora isona icicikana nkaho ukora ku munara w'itumanaho. Ese byibuzera abo basore mbona muhora muvugana bose bazakubera abagabo. Ariko mama, ntabwo rwose abari abasore tuba turi kuvugana. Ntabwo ibyo ngo ntukangire injiji muko, ntukangire injiji. Bambe nabonye hari bamwe wagiye wandikaho n'amazina y'ibintu bakora, ngo bakari mu motari, Bosco Makeup, Korora ifuti. Urashaka kuzababira umuterankunga cyangwa? Ariko mama, burya ujya unangira no muri telefone kungenzura bene ako kageni. Umbabarire pe, njyewe rwose sinjya nkugenzura. Ubundi se ntabwo baguhamagara rimwe na rimwe telefone iri iruhande rwanjye? Cyangwa uzi ko ntazi gusoma? Yego. Nyamara Fani, umva nkubwire, ni akazi kawe, ushaka wakwisubiraho. Kuko kwirirwa ucangacanga abasore nta na kimwe byakugezaho, usibye kubakura uruva no gusenya. Ndabikubwiye ndi nyoko. Ariko mama, ubundi ubwirwa n'iki nibyo mvugana n'abo basore? Wagiye ureka rwose kunkekera nibyo ntakora. Nyerega ibyo muba muvugana mba mbyumva. Ukomeza umbeshye. Ahubwo Stephanie, reka nkubaze koko, waba wenda warigeze konsa amafaranga yo kujya muri salo nkayakwima? Oya. Waba se waransabye ya moto nkayakwima kugira ngo ujye wirirwa usaba amarifita adashira koko Fani? Ubu si kunsuzuguza. Niko uri mu biki? Ni ukuri mama, njye rwose nta n'ibintu mba nagiyemo bidasanzwe rwose. Ahubwo wasanga nyine ari ba bantu bagira amagambo, baba bari kuza bakakubwira ibigambo bari no kumbeshyera. Niba ugira ngo ndakubeshye, ujye kubaza teta. Si we duhorana, si inshuti yanjye ntubizi. Ugenda ugiye kumubaza amazina. Ariko se mwana wanjye kuko na n'ubu uracyambeshya ngo wahoranye na teta? Niho nawe. Na n'ubu koko nturashaka kumbwiza ukuri? Teta avuye hano kugushaka ari kumwe na wa muhungu bakundana, ngo niba yitwa ngo havuye hangaha se? Oya, teta avuye hano. None ngo wirirwanye ya teta avuye kugushaka mwirirwanye? Ariko ubundi waziganye teta ko ari inshuti yawe. Wajya umureberaho ukuntu yitonda n'uburyo yitwara, nibura ko wazamuvanaho byinshi. None se mama, nibyo koko teta avuye hano? Cyangwa urimo kumbesha? Nibyo koko teta avuye hano nyine. Avuye hano. None se urambwira ngo mwirirwanye, none ngo avuye hano? Njyewe unyumve neza Fani, mukobwa wanjye rwose ntabwo nkwanga. Kuba watembera aho ushatse ibyo ntabwo mbikubujije. Yewe no kuba wagendana n'umuhungu ntabwo nabikubuza pe, n'uburenganzira bwawe. Ariko reka gusakumbira hose rwose. Ngo wumve ko umusore wese ukubwiye kuri mwiza wahita umwemera mugakundana. Fata umwe rukumbi, uri mukuru. Ugeze igihe cyo gushaka ukava mu bukobwa ukitwa umugore. Sinabonye wa musore ngo ni Christian, ntimbona gukunda. Wamugumana nibura wenyine atazanagucika. Ubu uri mu biki koko? Mama, nawe rwose ugireka kumpuza ku nkeke. Igihe cyo gushaka umugabo ntabwo kiragira pe.
oya nikigera nzamushaka ariko ubu ngubu rwose ndumva ntari tayari. Jya unanirwa kunyumvira ibyo birakureba ni akazi kawe irya mukuru riratinda ntirihera Fani nushaka ubitekereza. Ariko se mama uwayo magambo yose uba umbwira buri gihe. Umbwira amakuru dore hari hanashize iminsi tutabonana. Nicare hehe mwa? Ko ntawe rwose mba mbona ntazi. Urabona ngiye nakwicara ahantu hasa gutya. Ngaho rero niba utahicara ngaho buhagaze gatoya manze nyine mbagare tuno twatse hanyuma tujye kwicara mu rugo. Yewe ndabona dawa wigize nk'umukecuru rega. Yambitse ibitenge ahantu hose ntiwareba. Wakubona rwose yagira ngo ni mama wawe uri mu murima. Ariko n'ubundi niyo nerekeza. Erega umukobwa ungana natwe aba agomba kwimenyereza kuba umubyeyi. Kuko burya nta no kubeshya rwose nubwo twigira inkumi. Rimwe na rimwe nuko burya nyine turanashaje pe. Ngewe sinshaje rero aba ari wowe usaza wenyine. Aha ariko Fani ukeka ko umukobwa iyo amaze kugira imyaka 25 atari uwo mu kigero cyo kuba yashaka umugabo. Umva mushake wenyine rwose nge simbujije. Yewe ndacyakeneye kuryoshya rwose. Ndacyakeneye kuryoshya nkarya ubuzima n'abashiri banjye. Ukumva? Ubu ngubu rwose ubu ngubu kungana ngewe nibwo abasore barimo kunyirukanka. Ukumva? None nini yiza ngo nshaka umugabo. Reka. Uwo mugabo abaretse kuza rwose. Manza nirira ubuzima. Nukuvuga ko rero Christian nyine nta gahunda namba umufiteho rero. Nukuntu abayihiringa avunika ashaka udufaranga yakoreye mu misatsi nyine arimo adefereza abagore kugira ngo nyine atujyane mu bwubatsi kugira ngo muzabane mu nzu yiyubakiye. Ariko Fani reka nkubwize ukuri teta ntabwo ari kukubeshya pe. Mu by'ukuri Christian ndamukunda kandi cyane ku buryo n'abasore bose mutendekana nawe. Nta numwe nkunda nkuko nkunda Christian pe. Ariko nanone ntaba yitonze manze niririsi. Nishime mu basore bose ku buryo nzabana nawe. Ari we wenyine nkunda nta bindi bintu byo kujya ku ruhande. Kandi narambirwa kuntegereza sinzamubuza rwose kurongora ndashaka cyane ko abasore barahari kandi benshi bananyirukanka banafite n'amafaranga nawe ndi kumutindira azigendere. Rero sinzaburamo n'umwe rwose ntwara mu gihe Christian azaba yananiwe kuntegereza. Mwana ngiye nahoze nifuza ko ngiyewe nawe twazashakira mu mwaka umwe ariko mbona nanjye ntazagutegereza ko ndabona utaragira gahunda rwose hamwe. Cyakoze umva nkubwire Fani ushatse wagabanya kujya wirukanka mu bahungu. Mva kandi nawe kuko ni bibi byazakwigiraho ingaruka mbi. Se kuba utendekanya abantu bose aho ugeze hose ukahakura umukunzi ubwo abakunzi bose niko uzashakana nabo. Wapariko muri abo bakunzi bose ngiye nakubwiye ko mfitemo umwe nemera nkunda kandi kurusha abandi bose ni Christian. Hanyuma abo bandi kandi nawe niyivumbura azagende kuko ikitabuze mu rutoki ni amakoma. Kumva rero kitavuze kuri ngewe ni abasore rwose niwumva rwose kuntegereza atabishaka azagende nzashaka undi. Nawe urakabya pe. Ndebera ngaho nawe mu majyepfo tugiye mu bukwe bwa Kariza wavanyeho abakunzi i Kigali kwa Nyokoromeho sinakubwira. Iyo ugiye kubasura usanga abasore bagutegereje mu mujyi rwagati abakora ku majanse bo egoko abakata amatike naho hafite y'umukunzi. Mu bamotari ho rwose sinakubwira buri gace ufitemo umumotari uguha lift mu maresitora ho egoko naho ntiwahatanzwe ufite abakugaburira iby'ubuntu. Hariho n'uwasanga no mu bakarari naho ufitemo bagutwaza kubona akwagira ugabanya mu bashoferi hose rwoho waratangatanze. Ese ubona ibi bintu koko uzabivamo ryari mwana we? Ariko teta uzi impamvu uvuga gutyo nuko abasore batajya bakwirukanka nk'uko banyirukankaho rwose. Nawe ntiwabona ukuntu banyirukankaho n'ubu baba ari benshi rwose nuko wenda wowe bitajya bikubaho. Ubu se noneho nkwereka baba bantesha umutwe nta nazi niyo bakwiye nimero yanjye ya telefone. Ariko Fani ibintu byose ni wowe ubitegeka ubishatse rwose abo basore bose bagucikaho.
ibyo reka tubyihorere teta rwose tubyihorere wowe nakubwiye ko ngewe nta mwanya mfite wo guta ku musore umwe rwose utagize n'ikintu amarira ahubwo mwana nyihera igitenge kimwe muri ibyo ngibyo ufite rwose niyicare ndumva amaguru amaze kunanirwa hanyuma umbwira ukuntu waje kundeba wowe na shiri wawe mu rugo. Ni mama wawe wabikubwiye se buriya? None se wagize ngo mama yari kubimpisha? Wapi rwose ahubwo mbaza ngo byagenze gute. Nageze mu rugo ntangira kumutuburira yewe ngo twirirwanye ntazi ko ubwo waje no kundeba iwacu. Uzi ukuntu yendaga kunyica akambwira ngo ndamubeshya nkamubwira nti reka sinkubeshya kumbe kubageze mu rugo kare. Yewe ako rero Shafani nukuri tubisubireho nawe urakabije. Nukuri urakabije mu kuzerera ariko uzi ko usigaye uhora mu ngendo nkaho uri umukomisiyoneri. Mwana mafite gahunda buri munsi pe ariko uzi ko kugira ngo ntibagirwe gahunda nahanye n'umuntu uzi ko nza gukora oreri ku gapapuro kuva kwa mbere kugera ku cyumweru kuko abasore baba babyigana pe bampa gahunda bamwe nkabibuka ubundi simbibuke kuko buri wese nyine aba afite icyo amariye pe ntago rero najya mbitesha gutyo gusa. Si ngombwa kumbwira ko baba bafite icyo bakumariye kuko biba byigaragaza. None se ko usigaye uhinduranya imisatsi buri cyumweru, telefone nziza ni wowe zibarizwaho, imyenda igezweho ni wowe, ahubwo wamaze kuba Slay Queen. Umva mbese mbabarira rwose. Mwari muje kuntumira se ngo ntangire nitegura ubukwe buri hafi. Shaganza usko nari nkukumbuye. Nari nkukumbuye cyane maze. Sha umva nanjye nari ngukumbuye be. Hanyuma se amakuru y'iminsi kumaze iminsi nakubona kuri phone. Shaka ziko mu rugo kaba kambanye ingutu nyine ku buryo no kubona umwanya wo gufata telefone. Sha bari ikibazo pe gusa ubyumve nyine mba nkuzirikana ku mutima nubwo nyine akenshi umamagara ugasanga nyine iri busy. Ariko se sheri wa mugani ko telefone yawe ihora ari busy ubuvugana nande kuko ari amasaha yose. Ugira ngo se ahubwo ninjye manyivugiraho reka da. Ni wa mukecuru wanjye nyine afite musaza we bakurikirana uba hanze nyine mu mahanga. Niyo baba bavugana nyine akenshi ngo bamukumbuye da mbese ubwo kwera ko nanjye mba ndi mu kazi nkamuhereza bakaba baganira. Ese mama birumvikana baba bagomba kuvugana rwose pe. Uburyo batiza telefone bavugane nukuri umuvandimwe w'umuntu ni ikintu gikomeye. Ahubwo se sheri ugiye ngo yamenite yose yerutse kunyuhiriza ntibanayakoresheje bakayamara. Cyane ndabyumva pe nta nubwo nanabitindaho. Burya guhamagara umuntu na cyane ko umuntu uri mu mahanga bitwara amayinite menshi gusa ntugire ikibazo ndaza kuguha yandi. Yo mbega sheri sha ndumye amahirwe kuba ngo ufite nk'umukunzi rwose urakoze cyane. Nta kibazo rega mba nikorera ntundi se ko nta wundi nitegura kuzagira umugore. Oya rwose ntukajye ugira ipfunwe. Ujye unsaba amayinite nzajya nyaguha. Urakoze cyane. Ahubwo sheri waretse tugapanga ubukwe tukabana vuba koko. ngo gukiganza ngo ubukwe ese wabaye uretse ko n'ubundi mpari nawe ukaba uhari tukabaza nyine tukabifatira umwanya uhagije nyine tukabyitegura kubizi ko nta n'undi muntu rwose uzantwara kundi uwawe ko nkundana nawe rwose ikibazo ufite ni iki waretse nyine tukabitwara gake nyine gahoro tukabitegura twitonze ko nta pressure ihari. Nta kibazo sha nta kibazo pe ndabizi rwose ntabwo ujya ujarajara ni nayo mpamvu nemeye ko nta kintu na kimwe uzamburana. Nukuri sheri urakoze cyane ako shasheri nyine sha mfite n'akabazo ariko. Ye ufite akabazo? Ufite akahe kabazo sheri? Urabizi uri umukunzi wanjye mbwira rwose ntacyo ntakora ngo ukemurire ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite. Nyine sheri sibiriyara ntagira ngo ndakugoye n'ukuntu nyine umaze kumpa nyine ikarita y'ibihumbi 10 aka kanya none ngo nongera ngo turi ikindi kibazo yasha. Ntugire ikibazo urukundo rwanjye erega njye nawe turuma
oya nyine sheri ndabizi ko nyine turi umwe ariko ntabwo mba nshaka nyine kuguhisha nyine ku bibazo byanjye nyine by'umuryango byihorere sinshaka kugutesha umutwe hato utazagira ngo ni amafaranga yawe mba nkukurikiyeho ariko sheri ubwo wambabariye ukambwira koko urabizi ko ntari businzire ntamenye ikibazo ufite nyine sheri urasezeranya ko utari buze guhangayika nimbikubwira kitari buze kugutera ikibazo nyine kigatuma witanga ku mafaranga yawe kandi ntayo nshaka rwose ngewe icyo nkeneye gusa ni umutima wawe naho ibindi byose rwose ukabyihorera njye ndumva wabimbwira rwose mbabarira umbwire sheri mbabarira ndakwinginze mbwira urabizi ko nyangira amatsiko menshi nyine sheri mu nzu iwacu nyine dukodeshamo ubwo kuko mbikubwire benge ndumva nashaka kubikubwira rwose mbwira rwose urabizi ko ndi urukundo rwawe nyine sheri mu nzu iwacu nyine dukodeshamo batangiye kuduha piriyavi kandi urabizi ko nyine nta kazi nari nabona na mama nyine nta bushobozi afite ubu ngubu nyine twabuze uko tubigenza pe ariko sheri ntabwo nshaka ko rwose ukora ku mafaranga yawe y'ubucuruzi ntaguhombye ubwo nyine ndashakira ahandi ninyabura mama mubwiye nyine atanga ingwate kuri banki ariko twishyura 300 by'abandi ariko ntabwo nyine wambwiye ngo ngume amafaranga yawe yo sheri karame sinakwemera ko ujya gushakira ahandi amafaranga rwose kandi nyafitemo nubwo ari menshi rwose reka nyaguhe ujye kwishyura oya sheri mbabarira rwose wibikora ndakwinginze nta mafaranga yawe nshaka oya akira ahubwo bika neza ujye kureba nyirinzu umwishyure rwose sheri uyampaye ku ngufu ariko nta kibazo pe sinakwanga ibyo umpaye utagira ngo ndagusuzuguye reka nyafate ariko rwose ntabwo nashakaga sheri ibyanjye nibyo byawe humura rwose aha sheri hari akandi kazo mfite ariko ntabwo ko nakakubwira isoni akahe kabazo se kandi oya rwose si ubwo koko ubigeranya ahora mubwira ibibazo mfite oya pe oya mbwira si ubwo nkubwiye ko n'amavuta yanjye yashize na n'ubu ngubu fani ntawe uri hano yaba hano hashaka iki se ko njye maze kunanirwa imico ye rwose ngaho uzana agasuka basi nkubagarire nanjye mbe ngufasha kubagarira imbuga ariko pe wa mugani wawe fana agenda arushaho kuba mubi ese koko ni gute umwari w'umukobwa ashobora kumara icyumweru agenda buri gitondo nk'aho afite akazi yewe humva teta ntabwo ari ukukubeshya pe ngewe kaza neza Françoise umukobwa w'abagesera uyu munsi ho fani ntabwo ari bunyinjire mu nzu ndabivuze reka kurakara mubyeyi naritunze ahubwo nanjye ndaguma hano kugeza atashe maze ngufashe rwose tumubwire ko ibyo ari kwivurugutamo atari byiza ngaho nawe reba arabyuka mu gitondo akoza akarenge agaheka udukapu ngo niba ngo tugezwa ngo niba twitwa ngo iki ngo niba ari twa Slay Queen mama we mbabarira Slay bag ni udukapu nyine abakobwa basigaye biharaje bahekamo nyine mu mugongo twazanwe na za Slay Queen yego ucyo teta utwo ngutwo tumwe dufite imigozi miremire nitwo hinduranya buri mu gitondo afata agashya buri munsi ngaho za parufe za mavuta humura telefone zihenze umva aransobanurira aho ibyo byose abikura ndabizi neza nta kazi afite nyine ayakura mu bagabo nko mu basore yirirwa be aho bigeze rwose nsigaye mbona akora ibintu nanjye bikarenga ubwenge nenda guturubura rimwe na rimwe rwose bikantera ubwoba ko abasore yirirwa ry'amafaranga yabo bazayamurutsa nibamara kandi nibamara kumuvumbura ko ababeshya ese nibaze kuki adashaka kubana na Christian umwana witonda twese tuzi koko aha ngo arashaka kubanza yargira hano abasore benshi birirwa bamwiruka inyuma teta umva nkubwire ngo usaba akantu kamwe ndakwinginze fasha fana umugarurire umuntu ataramva mu maboko kuri mubyeyi biragoye cyane kuko buri munsi rwose yunguka inshuti nshyashya y'umusore kandi ifite amafaranga kurusha abo yari asangana ngaho nyumvira n'ukuri rero urumva kugenda yisiga amavuta meza akanambara neza cyane bituma agenda arushaho kuba mwiza bityo akabona n'abandi basore beza
kandi bafite amafaranga ubu ngubu none hahararanye n'umushoferi ufite imodoka witwa Joseph. ariko mana ego kubikira Mariya we mu ijuru yageze no mu bashoferi se mwuka agira imana mwe niko teta yageze no mu bashoferi. Narakubwiye ngo buri kariyeri yose yayigezemo, abamotari bose nakubwira, abacuruzi impande zose yagezeyo, mbese nta hantu na hamwe adafite umusheri. Mbabarira garukiriza aho ngaho cecekere. Uyu mwana w'umukobwa ndamugira nti ariko mana Françoise ndahumanewe. nibyo rwose sheri nibyo rwose ntabwo ubeshya nanjye ndabibona uritonda niyo mpamvu nanjye rega naguhisemo rega nta mugabo burya ukunda umugore ubwanuka niyo mpamvu abagabo twese nyine tuba twifuza gushakana n'abagore bari serious babandi bitonda bitandukanye n'abo dutereta mu buzima busanzwe. Rega burya hari abo gutereta nabo gushyira mu rugo. ubwo se ushatse kuvuga iki sheri? nyine hari ukuntu abasore bamwe na bamwe tuba tumeze ugasanga nkanjye ni urugero nterwa ndareta abakobwa bose mbonye ngendeye ku bwiza n'ikimero bafite. Bamwe kuko nyine baba bari sexy, abandi bafite ikibuno kigaragara neza cyanyacyo nyine abandi nyine nkabakundira ko wenda ari inzobe cyangwa se ari igikara. Ariko burya iyo ngiye kurambagiza, icyo bita kurambagiza bitandukanye no gutereta simbizi, sibyo ndeberaho kuko mba ngeneye umugore uzanyubakira urugo, apana umugore uzajya yifotoreza mu rugo. Burya nabo barimo ibyiciro bibiri, hari uwubaka urugo n'urwifotorezamo. None se sheri rwose na n'ubu ngubu sindamenya icyo ushatse kuvuga pe, ndumva wanzimije. Nyine icyo ushatse kuvuga ni iki? Buriya mbere ntaramenyana nawe nakundaga abakobwa pe, sinakubeshya nakundaga abakobwa. Umukobwa yanyuragaho yambaye akamini cyangwa se akandi kenda kagaragaza imiterere ye, karabya indi misha gutya nkarurabya ureme nkarurabya rwose, kuko nabaga nyine mukundiye ko wenda yambaye ubwo busa. Ariko ubu ngubu we ngukundira kuri mwiza kandi ko witonda, ni nayo mpamvu nyine uramutse ubinyemereye nanakugira we da ndavuga umugore nakugira umugore wanjye rwose. Sheri ibyo sinabyanga rwose, nanjye naho uziteka nifuza umugabo umeze nkawe. Gusa nyine sheri ni ukubanza nyine ukampa akanya gahagije nkita kuri mama wanjye rwose. Oya sheri tugira ikibazo, mama wawe nushaka uzamuzane mu rugo, urikumva? Nitumara gusezerana byemewe n'amategeko nawe uzamuzane tubane rwose, uzajya umwitaho muri kumwe. Ndabyumva sheri rwose ndabyumva, kandi wabona agize neza. Ariko nyine ntabwo mama yabyemera ko yaza tukabana mu rugo iwawe. Mama mama ntabwo yabana n'umukwe mu nzu pe, mu nzu imwe. Kubera iki se kandi twembi turi nk'abana? Nundi urabizi ndi uwawe wenyine, simutendeka byibuze ngo hari uzantwara. Kandi nanjye rwose ndahari pe, nta naho nzajya. Rero twitware gake, nitubona byibuze nko mu myaka nk'itatu 4 ishize turi kumwe nyine tuzabana nta kabuza. Imyaka 3 4 uko numva ni 5 yagera. Iyo myaka ko ari myinshi cyane sheri, ubundi se ubona igihe tumaranye urabona kidahagije koko? Sheri reka ibyo tuzabivuganeho ubutaha sibyo? Dore ngeze aho nari ngiye muri salo rero kwisukisha, nsiga aho ngaho bamanze bajye kunyitaho. Nta kibazo sheri, gusa nyine ubitekerezeho neza, ugomba kugira icyo mbwira. Nta kibazo rwose. Ibyo bintu rwose bituganira ibyo n'ibitekerezeho neza. Ahubwo sheri niki? Ahubwo se reka ndebe neza ko mbona amafaranga yanjye se ninashyize mu sakame ntayarimo. Iki yarangaye ese watwariye byari 30. Isanga yagiye hehe? Reba neza dore ndabona no ku ntebe wari wicaye nta mafaranga wataye rwose. Nukuri sheri ndayabuze kandi nari nyafite. Zari inoti za 5 harimo 2 za 2 n'izindi 2 za 500. Wasanga nayataye hamwe nari ngutegerereje. Imana yanjye we. Je? Ndabwira mama ngo iki? Urayataye sheri? Mana we
nabona ntashye gutyo gusa n'ukuntu amafaranga yampaye mana yanjye ko yaguhaye avuye kuyaka mu Kimina. Reka da ntuzi ubwo kubunda asubira mu rugo ameze gutya mbwire mama ko amafaranga nasize. oya sheri humura cyane ubwo kuko ndabigenza gute? ntabwo wasubira utisukishije akira ngo handi mafaranga ahubwo kandi wihangane dore na n'ibihumbi 50 gusa yafata tugende wisukishemo maze n'udusago kugenda utuguremo utundi tuntu wari kuza kuba ukeneye igihe barimo kugusuka urumva wenda ushobora kuguramo ka juice erega ndabizi gusuka biratinda sheri fata tuno dufaranga. oya sheri amafaranga yawe nayo nshaka yagumane ubwo nyine ndashaka ukundi kuntu mbeshya mama pe kuko ndabizi neza sinamuhinguka mu maso ye ntasutse n'ukuntu yambwiye ngo ntago nzajya mu bukwe bwa mukuru we ntasutse rwose ariko nyine ndaza kwiranja nshaka ukundi kuntu mubwira ko amafaranga yawe yagumane. yafata sheri yafata rwose nta kibazo 50 amafaranga ndafite sheri ni nkinda ku mutindi si menshi ku buryo wahangayika ngo utwaye amafaranga yanjye ushutwaye kimwe yombi usi imodoka igura ngaye sheri nyine nta kundi nyine ariko yamaye ku ngufu ntago nayashakaga naguhaye ku neza amafaranga yawe ntago nyine mba nshaka kuyama nyine kugira ngo utagira ngo nyine mba nkukurikiyeho amafaranga. oh no sheri bientôt demain nzaguha nandi ariko nyine reka nyafate ko nyine ntago nayashakaga rwose nari gushaka ukundi kuntu mbeshya mama nyine ariko nta kundi nyine reka nyafate. nta kibazo sheri humura rwose ugomba kumenya ko n'ikitari amafaranga ntakiguha n'ibindi nyine ariko ahubwo sheri si uko nahise ko ndi wikubwira none ukaba umpaye amafaranga sema nyine ni uko ngira isoni zo kubikubwira nyine ntazakubera umutwaro w'ibibazo kandi rwose nakabaye nkubera ibisubizo. oya mbwira ikibazo ufite sheri mbwira ikibazo ufite ugusuza iki niba njyewe ntari igisubizo cy'ibibazo byawe nyine nubwo ubona ngiye kwisikisha ariko nta amafaranga na make nyine mfite yo gutwerera uwo mukuru wa mama nyine biri aho ngaho sinzi nyine uko ndi bubigenze. none se ubundi ukeneye amafaranga angahe sheri ukeneye ngaho ko numva uri kuganya ntangahe umuntu w'umugabo nka Yozefu ntabona sheri nyine amafaranga menshi pe amafaranga agira nko mu 70,000 yiyongeraho nyine kubera ko nzamutwerera ngire na make nsigarana ko ntabwo wagenda mu kango ugende gutyo gusa imbokoboko. ndakumva sheri ariko be ntugire ngo rwose ngo ni ikindi nta mafaranga yawe nkeneye rwose. ariko sheri reka nkubwire utazagira ngo nkunda amafaranga none waba unkunda se ukanga amafaranga yanjye naho ubundi se reka ubwo burakaraka ndabuguha. yego shateta ubundi hano muri aya masaha mu gitondo nyine nta bakiriya benshi tuba dufite. numvaga ko nyine ntari bwicare kuko nakekaga ko ndi bube ndi kukwicara akazi we. oya teta ntugatekereze gutyo burya inshuti kuri njye ni ikintu gikomeye nubwo naba ndi mu kazi kameze gute sinaburira inshuti yanjye umwanya. hanyuma se teta karame nkuzanira agaki oya sha Christian ntabwo nagira icyo mfata ndi hano mu kazi kawe ariko uzi ko ngewe ndi umukobwa ntagomba kurira cyangwa kunywera ahabonetse hose. ibaze n'ukuri hagize umuntu nsanga muri salo nitendetse ibyo kurya hano cyangwa ibyo kunywa. Fani se ko iyo Fani asuye kumbi muzanira kandi akaba nta kibazo afite. erega burya abantu baratandukanye kandi buri muntu agira amahame agenderaho. ahubwo se buriya Christian ndakumva Fani muraherukana ko njye namubuze. Fani Fani mubona hano ari uko aje kwisukisha gusa. nanjye ntabwo nyimubona pe. maze kwiyakira sinyimubona nta nubwo nyimuhangayikira rwose. naba nawe ajya ahagera kuko ahindura imisatsi kenshi bishoboka. nzi neza ko nta handi yajya kwisukisha atari hano rwose. Fani ibyo ntahandi yakwisukisha atari hano ni ukuri kw'Imana niko mbikeka. ahubwo se ko asigaye yisukisha buri cyumweru niko
amafaranga buriya bayakuye he? ariko Christian rwose Fanny se Fanny sheri wawe yarahindutse cyane ariko mbabarire kubikubwira kuko nyine nzi neza ko mukunda byo gupfa. Ndamukunda ariko ntago ngomba kumwizirikaho kabisa kuko mbona hora nderega ambwira ngo nkomeze nihangane ngo tuzabana igihe nikigera kandi wabizi inzu yanjye narayujuje. Ikindi namaze no kumuteganyiriza icyo azakora mu gihe tuzaba tumaze kubana ariko akomeza bisunika byigiza hirya byigiza. Nyine nibyo nkubwira Fanny yarahindutse cyane ntabwo akiri wa wundi rwose mwamenyanye mbere. Ahubwo nyine mbwira ntihasigaye abakoko ahubwo se ari amafaranga yo kwisukisha ayakurahe? Niba za telefone agenda yinduranye n'ukuntu zihenze hamwe n'imyenda yambara. Ewe ni kimwe n'umushoferi nabonye usigaye umutwara gusa yarambwiye ngo ni mubyara we da. Fanny asigaye arya amafaranga y'abasore benshi. Buriya uwo mushoferi umutwara yitwa Joseph Rupaca cyane. Uyu musore nyine ujya umuha lifti yashaka kugira aho ajya afite n'abamotari bamutwara. Kimwe nuko n'abacuruzi bamuha amafaranga ahubwo nibaza icyo amafaranga yose bamuhereza yamaze kikanyobera. Joseph Rupaca mwana we ayo mafaranga nyine ubwo nyine iyo amaze kuyabona nyine niyaguramo biriya byose kugira ngo akunde yiyemere gusa yagure na za telefone n'iyo myenda. Ahubwo se Christian wowe nkeka ko ajya kwishyura iyo yaje kwisukisha kuko nkurikije uburyo agukunda ubanza atakwemerera ko mukorera ku buntu. Sha ibyo kunkunda byo Fanny ndabibona ko ankunda kandi rwose nanjye ndamukunda ariko ntabwo mba nzi ibyarimo. Niyo mpamvu ushaka kumwikuramo nkashaka undi mukunzi wo kumusimbura singiye kuzategereza umuntu ntazi igihe azafatira umwanzuro. Cyane kuri byo nanjye Fanny ni inshuti yanjye kimwe nawe ariko sinakugira inama yo gukomeza kumutegereza ubusa kuzaniye sida byagenda gute. Oya Fanny ndamukatira nishakira undi. We nashaka gume muri ibyo arimo niyumva bihaze azashaka ko bazabashobokanye. Noneho se uremera kunsuhuzara n'izo nzara zawe wasongoye nk'izasakabaka cyangwa akagoma igiye guterura umushwi? Teta ubundi ikintu cyo gituma ntakiza kukureba usigaye ufite imico nk'iy'abakecuru kandi ubanza nawe warahindutse umukecuru usigaye utukana niko usigaye ujya kwiga n'ibitutsi. Oya sha Fanny rwose urakabije. Habije iki se? Rwose njye sinagushyigikira mu mafuti nyabona nk'ubu ngubu umaze igihe kingana gute utagera hano iwanyu. Ariko se Teta we na mama mugiye kumbera bamwe koko? Ngaho mama ati simwinjirira mu nzu nawe ngo mvuye hehe? Nawe se ntabwo ushaka ko ninjira mu nzu y'uwanyura nisubirireyo? Ahubwo sikeka ko nakwemerera ko ugenda ntakubwije kuri Fanny. Umva nako ngwino tuve ku irembo tujye mu rugo unsobanurire neza aho umaze iminsi. Nari ngiye kureba sura ariko ndabisobitse reka manze mvugane nawe. Ndumva umunwa wakuriye da ngaho uzana agatebe nicare maze numva ibyo ushaka kumbwira. Umva Fanny ntako nguha injira mu nzu ukihereze uzi umujinya ngo ufitiye. Ndabibona uri hafi no kunkubita kandi icyo dupfa ndakizi gusa Teta ntabwo uzi uburyohe bw'ibi bintu. Ubuzima ndimo muri iyi minsi bararyoshye. Ahubwo barabavuga ngo nabasire kwini sha bari baradutanze byiza pe. Umva Fanny kandi uri guseka ntabwo uzi ko Christian yafashe umwanzuro wo kugukatira kuko yabonye nta gahunda umufiteho. Ngo iki? Ndakubwiye ngo Christian nawe yambwiye ko agiye kukureka akishakira undi mukunzi bazabana kuko wabona atazi ibyo urimo. N'ikimenyimenyi noneho ninjye wamuteye courage mbwira ko atagomba kugutegereza kuko nta byawe ko wazanamuzanira sida titonze. Asikigariwe ndababaye ariko nakazi ke nashaka agende nzabana n'abandi bamusha amafaranga. Isiki umva Teta sinari nzi ko wavuga gutyo pe. Njye nateye Christian courage kugira ngo ase n'ukwanze nubibona ko yakwanze umusabe imbabazi uhinduke nta nicyo bikubwiye. None se Teta uragira ngo nkore iki?
icya mbere urabibona none icyombe mpagazeho urandeba ariko kuva hasi kugera hejuru ntabwo mpiranye na Christian rwose nubwo mukunda ariko buriya Christian kari agasaro ke nabi wabo bose na sekuru na nyirakuru baya bose nabagura ntacyo bazabambeshya wahagura se uhagura iki ahubwo nibaza ahantu ushyira amafaranga ukura muri abo bagabo hakanyibera ko nta narumva ngo hari n'ahantu waguze reka nkubaze iyi sakoshi mfite uzi amafaranga igura iyi telefone izi nkweto uzi bihagaze angahe ubwo se ni ubutaka parufe nisiga n'amavuta uzi amafaranga bihagaze ubwiye n'inzu arangiza ngo yewe uzi amafaranga mfite yewe sha ubu ngubu ibyo nibyo uvuga birenze cyakoze ndagusetse umva nkubwire kandi nkubwize ukuri nutisubiraho uzabura byose kandi uzisubiraho bitagishobotse cyane ko n'ubuzima bwawe buzahatakarira uva mwana ibyo byihorere rwose ahubwo vuba tugende njye kugura akabroshete ngurira broshete muyahe mafaranga se wakuye hehe nyine nabeshye wa mucuruzi ganza ko iwacu nyine nyiri byondo yadusohoye mu nzu nyine njye na mama bityo nyine nta mafaranga dufite yo kwishyura ankubita ibihumbi byiza 300 mu kanya mbeshya Joseph ko nkeneye ibindi 70 byo kujyana mu bukwe bwa mukuru wa mama arayampa naguzemo imyenda n'udustire nyine tugezweho ubu nsigaranye ibihumbi hafi nka 50 rero aya ngo tugende tujye kuyarikira umva njyewe ndagira ngo nkubwire ko ntabwo nshobora kurya ayo mafaranga nk'ayo ngayo aya mafaranga nk'ayo ngayo aba adasobanutse ariko rero akanako gasigaye karigize nabi urabyanze teta umva ayo mafaranga uzayaruka kankureke ndawa kurushinga da amaye ntabyo wigeze umbwira ahubwo mbwira neza niko mpanagura agakote mu gihe nanjye ndimo kwitegura ubwanjye nawe se ufite ubukwe cyane rwose kada gusa nyine bushobora kuzaba nyuma y'ubwawe kuko njye ndimo kubuteganya nyuma y'umwaka nibwo rwose umugore wanjye azaba yiteguye neza kubera ikibazo cy'uko ashaka kubanza akubakira nyine inzu ngo ni inzu azamusigamo da ntabwo biba byoroshye muri iki gihe ngo ntabwo akeneye kumusiga mu bukode ariko uzi ko nanjye umugore wanjye aricyo kibazo afite we nanjye yambaye nyuma y'imyaka 2 bamaze kubakira nyina inzu kuko we na nyina baba mu bukode ndumva rero abagore bacu bahuje ibibazo nkuko natwe duhuje bizinesi kumba numva nzarongora mbere yawe ubwo ahubwo ntukwiriye kwitegura ko ari wowe uzanyambarira agakotira ndumva da wowe uzantanga rwose ariko nta kibazo mwana fani wanjye nzamutegereza akabone nubwo yambwira ngo ni imyaka 100 nzamurindira mpaka tubana none se umugore wawe yitwa Fani yitwa Fani rwose ngaho rero munyereke niba ufite ifoto ye kuko sinumva ukuntu yaba ahuje ibibazo n'umugore wanjye bakanahuza n'amazina none se nawe yitwa Fani Ganza yego da ariko biranyobeye kabisa reka nkwereke Fani wanjye dore njyewe mfite amafoto ye rwose turi ngaye nturora yamaye nka data uzi ko ari uyu nguyu nanjye nakubwiraga Ganza Fanoze kwa dutendeka tutabizi umva reka nkubwire rero niwe da dore niwe rwose oya n'uwanjye ariko nanone umuntu w'umutekamutwe uko bishoboka kose uyu mukobwa yaradukinnye nukuri niwe yaradukinnye reka tumunyomoze rero ko ntunguye reka tumunyomoze turabikora duteze amafaranga yanjye shaho umva reka tumunyomoze njyewe se yandiye ni make uko byagaragara kose njye nawe ntabwo dukunda niba njye nawe yaratubwiye ko tuzabana ari uko nyina atakiba mu bukode urumva atarimo kudukina nta rukundo rurimo njye ubundi naramubwiye nti
nareke nyina azaze tubane mu rugo arabyanga numva uyu mukobwa ni umunyamitwe reka rero twese none atubure reka twese none atubure kandi tunamuhemukire nk'uko nawe yaduhemukiye kwanza ceceka muhamagare reka muhamagare kuri fone noneho ngoye gusuvugiremo ntumvugiremo oya amafaranga nkwereke nungutse igitekerezo reka ze muhamagare rwose. halo sheri mugabo mwiza uzambyarira abana ndumva nshaka ko tubonana ubu ngubu maze ni karibu kiriya icana umukore rwose nta wundi mukiriya mfite. ariko sheri ninjye uri guhamagara ngo karibu kiriya wagira ngo ndi umuntu usanzwe koko none se wibagiye kuri umukiriya wanjye Fani sha ndi umukiriya wawe nyine ariko ndi n'umukunzi wawe sheri ntuzongere kunteza imbere bene ako kagenda kare umva Fani ibyo byarangiye kera ibyanjye ne byararangiye kuki cyakora nzahora nkufata nk'umukiriya wanjye ukomeza ariko ibyo ko nagufata nk'umukunzi wanjye byo kare njye nabishingutsemo nabonye ko naba ndimo kwiruka inyuma y'umuyaga sinakwiruka inyuma y'ibyasize mbibona uyashaka cyakora umukiriya mwiza urabizi ko rwose ngukunda kandi cyane nayo mpamvu nemeye guhindura intekerezo nkemera ko tubana kabone nubwo rwose wanambwira ngo tugende uyu munota rwose nabyemera Shafani njyewe sinjya mpemuka mu buzima nabonye uri mukunzi kandi nkunda bya nyabyo yitwa Chantal umva Chantal wanjye namwemereye urukundo urumva akazambera umufasha kuko nabonaga wowe ntazi ibyo urimo umva rero sinahemukira Chantal ngo ngiye kugaruka kuri Fani wowe wapi cyakora umukiriya mwiza ni ukuri rwose reba teta yarashatse yamaze no gukora ubukwe kandi rwose urabizi ko yarazi ibyacu byose rero byanamushimisha nyine ramutse abonye ko tubanye rwose mbega kuba teta yarashatse nibyo bigushishikaje ngo nawe ushake mbese nibwo ubonye ko ari ngombwa ko washaka ese gushaka nicyo cy'ingenzi kuri wowe cyangwa kuzabana neza n'uwo mwashakanye nibyo by'ingenzi kurushaho nyine byose ni ingenzi ganza kandi rwose mbabarira ndakwinginze Shafani rwose ntakubeshye naragukundaga ariko imico yawe yatumye mbona ko inzira zanjye n'izawe zidahura urumva wamenyeye kwiruka mu bagabo mwatirete mu bagabo ntabwo ujya kuzansaza rero mpangayitse ngo wagiye hehe kabone n'ubwo waba uri kuri tuwarete ubwo najya nikanga ugiye mu bagabo urumva rero ibyo ntabwo nabyiviramo kare mbabarire washe akoze ubwo Christian waretse ko kukareka kumbwira icara niwo mukiriya mwiza mukorere ibyo urukundo bivana ahangaha njye mfite igihe cyo guta Chantal wanjye se nkamushyirayo shaho wamaze gushaka urabyibuha uba mwiza ku mana yanjye teta shaho si ugize amahirwe ugashakana n'umugabo ugukunda cyane nk'uko sura nkunda nyine urugo rukubera paradisi sha nanjye nibyo nifuza ariko nubwo Christian nyine namusabye imbabazi akazinyima ntacyo bimbwiye kuko Ganza na Joseph baracyahari sinzabura mu numwe rwose tubana ariko Fani na n'ubu ngubu ko kuracyatendeka ni ukuri yego nyine ngomba kubagarira yose kuko ntazirizera n'irizarumba ni nayo mpamvu bose haba Ganza haba Joseph bose nabemereye ko tuzabana ubwo nyine uzagaragaza imbaraga kurusha undi niwe nzasanga nk'ukuri Fani ibyo bintu ntabwo ari byiza rwose fata umwe nimunaniranwa ufata undi kuko ibyo kujya ubacangacanga bombi bishobora kuzakugiriraho ingaruka mbi rwose nta ngaruka nzahura nazo mwana ko bataziranye ngo wenda se bazagira aho bamvumbure ko nabatendetse ahubwo umva nkubwire mwana ejo bundi nibwo Joseph iya telefone nyine ambwira ko nkeneye nyine ko musanga ahantu akansohokana ariko bitewe nuko nyine nari mfite gahunda yo kujya gusaba imbabazi Christian amuhakaniye muha gahunda y'uyu munsi ndajyayo nyine ngo dusohokane mu gutaha nyine ndamusaba ko twajyana iwe ubundi muhe ku bintu nyine
ngomeyo nyine ntange gutaha. nyumvira ukuntu watangiye kwangirika. wanze mariage none ugeze naho wihambira ku bahungu. none se ko mbona nibikomeza gutinda nshobora no kuzahira kwishyiga nk'ubu rwose. nk'ubu reba wowe inda ni nkuru uri hafi kubyara twakabaye twarashyingiriwe rimwe. umva kuba tungana ntibyakabaye bigutera ikibazo rwose. tuzi uwawe arahari. nta byo gutuza teta. nk'ubu ngubu koko nsanze Joseph na Ganza bose nta n'umwe umfiteho gahunda. nasigarana nande ko noneho naba nkozwe n'isoni burundu ko na Christian yankuyeho. tuza yewe ntuzi ko bose bagukunda. sha ndabizi gusa ikibazo ni uko nka Ganza nyine atakimpamagara. sinzi uko byagenze. yewe na Joseph nyine yampamagaye asigaye amvugisha asa nk'utanshaka nyine nka mbere. tuza rero ntugire ikibazo. ikindi nubwo mutabana ntupanike, hazaza uwawe Imana yakwigeneye mu gihe nyacyo. sha teta ndashaka gushyingirwa ntiwabyumva. umva uwakubwira ukuntu mbikeneye. sha uzi ko kabyanga ari njye mukobwa gusa usigaye muri aka gace. urabizi se. ni ukuri sheri ntabwo ari ukukubeshya rwose. uyu munsi niho amateka kuri njye rwose. kubera iki ubwo? nyine ugiye kuntembereza ku mazi nk'uko wabinsezeranije. niturangiza dutahe iwawe nkuraze. ariko sheri uzi ko nyine wanabishatse wahita wenya n'umugore wawe. none ubu ngubu rwose nahise mbyemera. nibyo se ko ubu ngubu noneho wajya banyemerera utakuyemo bya bindi byawe byo kundushya. burya nasanze urukundo ruruta byose sheri. si ngombwa rwose kwirendereza. icyo nzakora n'ubundi tuzanabana. ni byiza noneho niba tuzabana. hanyuma se amakuru ya mama wawe na wa mukuru wawe washatse? sheri bose bari aho. ariko sha sheri nkunda ukuntu nyine utwara imodoka. mba numva nyine ndi mu munyenga nahumiriza nyine nkarambura amaboko ubundi nkumva nyine akayaga nkumva meze nyine meze nk'umuntu uri mu bicu. nk'umuntu uri mu bicu? humura rwose. ibicu uzabigeramo wowe n'abo ukunda bose. ndavuga njyewe nyine n'abandi bose wabwiye ko ukunda. yego sha sheri wowe nakubwiye ko ngukunda na mama. ni ukuvuga njye nawe tuzadufatanya agatoki kandi naho mama aturangaje imbere. yewe ni byiza cyane ndumva bizaba biryoshye. ese sheri kuko tugiye he? kugeza ubwoba se zirahari umuntu uhazi? oya sheri sinshaka ko tunyura muri izi nzira rwose. kubera iki? kariya gasantere singakunda. ihangane hari umuntu ngiye kunyuraho turahita dukomeza. cyangwa se ko ndasohoka ngiye nkajya kureba uwo muntu wowe nushaka wigumira mu modoka. hari ikibazo ufite se? nta kibazo ariko ntumbwire ngo nsohoke. abantu bo muri kariya gace rwose bagira amagambo usanga bari kuvuga bambonye sinakira amagambo yabo. inase barakuzi sheri? nyine hoya nyine bya bino nyine. nta kibazo ngaho icecekere. wowe gumire hano mu modoka ntusohokemo kugeza ngarutse. sawa sheri ariko nyine ntutinde. yewe ntabwo ntinda. ibyo ndi kubona ndi kurota ariko ndabona agarukanye na Ganza. ndakwirwa hehe mana yanjye? ese nyure mu kirahuri nturumbuke niruke. ntago navugana nabo mbi bari kumwe rwose. oya uko biri kose babiziranyeho. nabibonye buriya bagiye kunsanga hano mu modoka bankubitiremo. hey reka nsohoke nturumbuke niruke. jama yanapfungiranye wa baranyishe noneho tu. urupfu rwanjye n'uyu munsi mana unyakire rwose. reka iki kirahuri nkimene
comoke niruke kuko ubundi ubungubu dore bahita banyica ndagiye aho gupfa none nzapfa ejo nimumufate dore ni igisambo nimumufate dore amena ikirahure cy'imodoka yanjye nimumufate nyamuneka nimumufate urabona ukuntu aturumbutse mu modoka nka rubebe urabona ukuntu agenda yirukanka wa mukobwa ni umubeshyi ukumva ubu rero yari azi ko tutazamuvumbura nasohotse mbizi ko nabona turi kumwe arashaka uburyo atoroka kubera isoni n'ikimwaro sha umva mumufate mumuzane hano mumufate bamukubitire hano mu isoko akorwe n'ikimwaro nawe bimubera isomo ntazongere no gutekereza guhemuka urabona ngo arahemukira abasore nkatwe gutya umva sha ariko umukobwa umva Jose sha ibi dukoze nabyo sibyo se gute ni ukuri twebwe se yadukinnye imyaka ingahe ariko nanone nawe niyumve nkeka ko muri aka gasantere nta muntu n'umwe uzongera kumutereta nta n'umwe niyumve ntabwo ari byo pe kubera biramureba twebwe se ibyo yadukoze ariko nyine nawe niyumve ati abantu b'abasore nkatwe reba imyaka 5 yose yandindije imyaka 5 mutegereze ubu se ndamubonye niyumve nkeka ko muri aka gasantere nta muntu n'umwe uzongera kumutereta nawe abone bamubonye yirukanka ngo yibe ntubibonye nka rubebe tubibonye aragenda abebera yagiye nk'ikigoryi nyine urumva yashatse kudukunda twese icyarimwe none twese ariko sha turazimukojeje urumva nyine yashatse kudukunda twese icyarimwe bamubone none aratubuze zimubone reka we umukino urwanira twinshi ukabura na duke wanditswe na Ineza Leontine